ngaruke ku mutekano by'umwihariko muri iki gikorwa cy'imurikagurisha ryo mu mwaka w'2024 dufite abapolisi bari hano ku manywa na nijoro bacunga umutekano w'abantu n'ibyabo mu gihe bahari n'iyo badahari. Bivuze ko iyo bavuye aha ngaha bakinze nijoro haba harimo abapolisi, ariko nanone dufite umwihariko wo kurinda no gucunga niba hari inkongi yaba muri Expo. Iriya modoka mubona hariya ihari kubera kuba yagira ikikora n'ibindi bikoresho bihari cy'ubutabazi igihe habaye inkongi, kandi nayo ihari igihe cyose, amasaha yose, ijoro n'amanywa. Hano harimo ibikinisho byinshi bitandukanye, harimo ibinyobwa bitandukanye. Tugomba gukurikirana kugira ngo abana batisanga bishe mu bisindisha cyangwa bakaba bahakora n'impanuka. Ariko nanone ntabwo birangiriraho. Abantu baraza ahangaha, urujya n'uruza rw'abantu, ibinyabiziga byinshi, abantu benshi, bityo rero ni ukuvuga ko n'umutekano wo mu muhanda turawongeramo imbaraga, cyane cyane muri ibi byerekezo biza hano i Gikondo. Turabikurikirana rero umunsi ku wundi, kandi navuga ko byahereye mu myiteguro y'iki gikorwa dufatanyije na rugaga rw'abikorera, Minisiteri y'Ubucuruzi n'izindi nzego. Niyo mpamvu kugeza ubu ngubu mubona bimeze neza, nuko habaho imyiteguro ihagije, kandi turizera ko bizasoza neza nk'uko bisanzwe.